Mwene data mukundwa nshuti y'umusaraba, nongeye kugusuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane nawe. Muri iki gitondo nongeye gushimishwa cyane no kubana nawe, dushima Imana yabanye natwe ikaturinda, kandi tuyishimira ijambo ryayo ko rigifite igisubizo kuri twebwe. Ni wa mwanya rero wo kwiga igitabo cy'Abaheburayo, aho tugeze mu gice cya kabiri, kandi nagira ngo iki gice cya kabiri kigiraho kidukura naho kitugeza mu bigendanye n'ibi bihe bigoye turimo. Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nongeye kugushimira urukundo wadukunze, ari rwo udukunda ubu kandi ari rwo uzakomeza kudukunda. Nongeye kugushimira uburinzi bwawe waduhaye, ukiduha kandi uzakomeza kuduha. Nongeye kugushimira umwuka wawe wera waduhaye, tukaba tumufite kandi azakomeza kubana natwe mu gihe tugihagaze mu byo twizera. Ngaho bana natwe rero tuyobore mu ijambo ryawe, imbaraga yawe ya mwuka wera iduhumura amaso kugira ngo turebe uko wari uri ejo, ko ari kuri kandi ari kuzahora. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Mwene data, muri iki gitondo nifuje ko tuganira mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya kabiri, igice gikomeye cyane aho turi bwige byinshi. Abaheburayo igice cya kabiri, reka dusome umurongo wa mbere. Pawulo yakomeje arandika ngo nicyo gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatembanwa tukabivamo. Mbese ubwo ijambo ryavugiwe mu kanwa k'abamarayika ryakomeye, kandi ibicumuro byose no kutaryumvira bikiturwa ingaruka ibikwiriye, twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu, natwe tukagahamirizwa n'abamwumvise. Imana ifatanije nabo guhamya, ihamirisha ibimenyetso n'ibitangaza n'imirimo ikomeye y'uburyo bwinshi n'impano z'umwuka wera zagabwe nk'uko yabishatse. Umurongo wa gatanu. Abamarayika si bo Imana yahaye gutwara isi izabaho iyo tuvuga, ahubwo hariho aho umuntu yigeze guhamya ati, umuntu ni iki kumwibuka, cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho? Wamuremye umucishije bugufi, aba hasi y'abamarayika ho hato. Wamwambitse ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba, wamuhaye gutegeka imirimo y'intoki zawe, umuha gutwara ibintu byose, ubishyira munsi y'ibirenge bye. Ubwo Imana yamuhaye gutwara ibintu byose, ntacyo yasize itakimuhayeho urutabe. Nyamara kugeza ubu ntiturabona ibintu byose bitwarwa nawe, ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi akaba hasi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icyubahiro nk'ikamba kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye, kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asongerera abantu bose urupfu. Kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Kuko uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe. Nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se ati, nzabwira bene data izina ryawe, nkuririmbire ishimwe hagati y'iteraniro. Kandi ati, nzaba ariyo niringiye. Kandi ati, dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe ubwe yahuje ibyo nabo, kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa, ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Kandi rero tuzi yuko atari abamarayika yatabaye, keretse urubyaro rwa Aburahamu. Nicyo cyatumye yari akwiriye gushushanywa na bene se kuri byose, ngo abe umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, abe n'impongano y'ibyaha by'abantu. Kuko ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe, abasha no gutabara abageragezwa bose. Iki gice cya kabiri kiratangaje. Mwene data, nagira ngo nkubwire yuko iki gice gifite insanganyamatsiko zidasanzwe zitwereka aho ibihe turimo bigeze. Icya mbere, nagira ngo tubanze turebe icyo Pawulo yatsindagiye. Yabanje gutsindagira ibigendanye n'agakiza, avuga yuko tudakwiye kukarangarana. Yavuze yuko agakiza dukwiriye kugaha agaciro kuko katugezeho gaciye mu nzira zikomeye, ndetse arangije atugira inama zo kudapfa gutembanwa n'ibintu ibyo ari byo byose.
mu bihe nk'ibi ngibi, yaba ubuzima, yaba isi, yaba ibibazo biri ku isi, yaba ibibazo bizaba mu mibiri yacu cyangwa mu mibereho yacu, ibyo bibazo ntibikwiye gutuma dutembanwa ngo tuve ku Mana. Hano yagaragaje ibintu uburyo butatu ijambo ry'Imana agakiza katugezeho. Icya mbere yavuze ko agakiza kabanje kuvugwa n'abamarayika, ijambo ryazanwaga n'abamarayika rivuga ibizaba byo kuza kwa Yesu. Kubw'ibyo rero abamarayika babivugaga babihaye agaciro, kuko Kristo yari ataraza kandi yari atarajya ku musaraba. Abahanuzi benshi, abakurambere bacu benshi bagiye babona Kristo, ariko bakamwerekwa ndetse bakanamubwirwa, amasezerano bakayahabwa biciye ku bamarayika. Icya kabiri kidasanzwe hano tubona ni uko noneho Kristo yiyiziye agakiza, noneho yagatanze biciye mu kanwa ke, biciye mu maraso ye, biciye ku musaraba we n'urupfu rwe. Ariko nyuma yaho agakiza Yesu amaze kugatanga, abari kuzakurikiraho ntago bari kuzakabona. Bari kuzakabona gute batakazi? Byasabye yuko ubuhamya bw'abigishwa be yari yasize aribo bakiriye ubwo buhamya. Noneho rero ubwo buhamya abantu benshi twabubwiwe tubukuye mu nzandiko zanditswe n'abo ngabo yaganiriye nabo, yabanye nabo. Ikindi kintu cya gatatu Kristo yagaragaje hano akereka Pawulo, ni uko Pawulo yasobanukiwe ko umuntu yaremwe ari munsi gato y'abamarayika. Umuntu yaremwe ari munsi gato y'abamarayika. Ndetse umuntu amaze kuremwa, Pawulo yagaragaje yuko umuntu yahawe ibintu bitatu: yahawe ubwiza, ahabwa icyubahiro, ahabwa no gutegeka. Ibi bintu bitatu rero Pawulo agaragaza ko icyaha cyabijyanye umuntu amaze gucumura. Ibi bintu bitatu byasize icyuho mu muntu. Ndetse najya mbabwire ngo iyi ni nayo mva n'imvano y'intambara, ibibazo, amatiku, byaba ibibazo bikomoka mu ngo zacu, yaba ibibazo bikomoka mu nsengero, ibibazo biba muri politike zitandukanye z'isi, bikomoka kuri iki cyuho umuntu yagize, icyaha kimaze kumunyaga ibintu bitatu: ubwiza, icyubahiro no gutegeka. Niyo mpamvu uzajya kubona ubone n'uyu munsi wa none turi mu bihe bidasanzwe, aho twese twicaye mu ngo, ubu hari abantu bagiye gushaka gutegeka, hari abantu bagiye gushaka icyubahiro, hari abantu bagiye gushaka ubwiza, ariko ibi bintu ntibishoboka. Niyo mpamvu muzabona abantu bashaka kwigira beza, abantu bashaka kwigira abanyacyubahiro, abantu bashaka guhora bategeka, ariko ibi bintu bitatu kuva icyaha cyagera mu isi abantu baguye mu cyuho cyabyo. Reka nkubwire yuko Pawulo yakomeje muri iki gice cya kabiri yerekanwa yuko Kristo ubwe kugira ngo acungure abantu hari ikidasanzwe cyabaye. Mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, volume ya 7, paje ya 924, bari barimo gusobanura Abaheburayo igice cya kabiri, basobanuye urugendo Kristo yakoze kugira ngo ave ku bumana ahinduke umuntu, no kugira ngo ave ku bumuntu yongere azamure umuntu amukure mu bumuntu kugeza igihe azamugeza mu bwiza bw'Imana nk'ubwo Imana yari yamuremanye. Ibi bintu biratangaje cyane. Kristo yacishijwe bugufi, ndetse acishwa bugufi aba munsi y'abamarayika. Iki cyari ikimenyetso yuko yasize akamero k'Imana, nk'uko tubisoma mu Bafilipi igice cya 2 guturuka ku murongo wa 5 kumanura. Kubw'ibyo rero yari afite akamero k'Imana, ariko Bibiliya irabitubwira neza mu gitabo cy'Abafilipi yuko atatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5, mugire wa mutima ari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, nanone araganduka ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Ibi bintu biratangaje. Uru ni urugendo Imana yari ikoze kugira ngo Kristo ashyikire umuntu watakaye, umuntu wataye icyerekezo. Byasabye Kristo gukora ibi bintu bitatu, ni ukuvuga ngo yarabanje acishwa bugufi y'abamarayika, ariko noneho araza ajya no bugufi y'umuntu, kuko umuntu yari yaremwe munsi gato y'abamarayika. Noneho Kristo rero ntago yafashe akamero, ntago yagiye aho Adamu yari ari, ahubwo yaramanutse ajya munsi y'aho Adamu. Kristo ntiyafashe umubiri umeze nk'uwo Adamu yari afite muri Edeni, ahubwo yafashe umubiri nk'uwo Adamu yari afite inyuma ya Edeni, mu ngaruka
y'icyaha. Kubw'ibyo rero Pawulo hano yahise asobanura neza yuko yafashe noneho akamero k'umugaragu w'imbata, mu magambo make yagiye hasi hashoboka. Urupfu rwa Kristo, Pawulo mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 2 yagaragaje yuko rwagaruye ibintu bitatu, kandi Kristo adusogongerera urupfu. Kubera iki yadusogongereye urupfu? Niba hari ikintu cyakanze mwene muntu kuva akirukanwa muri Edeni kugeza uyu munsi, ni ikintu cyitwa urupfu. Kubw'ibyo rero Kristo yararudusogongereye, ariko icyo yakoze ni iki? Yaduhinduriye urupfu rw'iteka ryose twagombaga gupfa. Ndagira ngo mbabwire ngo yemeye kwishyiraho icyo gihano, ahubwo urupfu twagombaga gupfa aruhindura urupfu rwitwa ibitotsi. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5 Bibiliya igaragaza yuko Kristo amaze gucungura abantu. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 5 Kristo amaze gucungura abantu, noneho muri we habonetsemo ibintu bitanu abantu bashobora kuronka muri Kristo gusa batabona ahandi. Ibyahishuwe igice cya 5 umurongo wa 11 n'uwa 12: ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima na babakuru, umubare wabo wari inzovu inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware, ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ni ibintu birindwi. Ibi bintu noneho byashyizwe muri Kristo Yesu. Kubw'ibyo umuntu amaze gucungurwa na Kristo, uretse ko yari yatakaje ibintu bitatu, Imana noneho yamuhaye ibintu birindwi muri Kristo Yesu. Ibi bintu nje nawe dushobora kubironka mu gihe tumwakire nk'umwami n'umukiza wacu. Kristo rero nkuko nabibabwiye muri kiriya gitabo kibisobanura neza cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantisiti umunsi wa 7 volume ya 7 page 324 basobanuye neza yuko Kristo yamanuwe no guhuza ubumana n'ubumuntu. Muri we rero Imana yashyikiriye umuntu yari yarazimije, kandi n'umuntu agira amahirwe yo gushyikira Imana yari yatakaje kuva muri Edeni. Ibi byakorewe muri Kristo Yesu gusa, nta n'ahandi byakorerwa. Pawulo yakomeje yerekana yuko Imana yabonye abana benshi biciye muri Kristo Yesu. Aba bana benshi rero ni ubuhe buryo Imana ibyara? Biratangaje cyane uburyo Imana ibona abana. Pawulo yabivuze muri iki gice cya 10. Mu gihe cy'Abisiraheli bava mu Egiputa, Imana yafashe Mose aba ari we iyoboresha Abisiraheli kugira ngo bajye i Kanani, ariko ntiyabagejejeyo kuko Mose yapfiriye mu rugendo, ahubwo Yosuwa niwe wabagejejeyo. Ariko Yosuwa nawe ntiyabaruhuye. Ariko ikintu gitangaje hano nuko Pawulo aragaragaza yuko Imana yatoranyije umugaba w'agakiza k'abantu ari we Yesu Kristo, imuyoboresha abana benshi ngo bageze mu bwiza. Abo ni batwebwe. Ndagira ngo nkubwire yuko mu Bagalatiya igice cya 3:26 Pawulo yasobanuye bicaye kugira ngo abantu bahinduke abana b'Imana. Pawulo yavuze yuko mu Bagalatiya 3:26 yaravuze ngo muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Mu Baroma igice cya 9:26 Pawulo yaranditse ngo kandi aho hantu babwiriwe ngo ntimuri ubwoko bwanjye, niho bazitirirwa abana b'Imana ihoraho. Uyu munsi wa none komeza usenge, aho urimo kubwirirwa yuko utari ubwoko bw'Imana, aho umutima ukubwirira yuko udashyitse, aho ni naho ijambo ry'Imana rizakubwirira ko wiswe umwana w'Imana. Abaroma 8:22 Pawulo yaranditse ngo tuzi yuko ibyaremwe byose binhira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza ubu, ariko si byo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Icyambere Pawulo arerekana yuko iyi mibiri yacu igomba kuzacungurwa, ariko yarangiza akavuga yuko dutegereje kuzahindurwa abana b'Imana. Mu by'ukuri turi abana b'Imana, ariko turacyanategereza guhindurwa abana b'Imana, kuko ntago ari igikorwa gikorwa uwo munsi gusa. Pawulo yanavuze yuko kandi abantu bafite umuganura w'umwuka nabo banihira mu mitima yacu. Icyambere ngiki, uyu munsi wa none niba ufite umuganura w'umwuka, ukwemeza yuko Kristo yagupfiriye kandi icyo Kristo yakoreye Karuvari ukabucyakira, ndagira ngo nkubwire ngo uri umwana w'Imana, ariko komeza utegereze kuzahindurwa umwana w'Imana, ubwo gucungurwa kuzagera ku musozo imibiri yacu icunguwe. Yohana igice cya 1:12 Yesu yavuze ngo iki? Yohana yaranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana.
abayuda bahuye n'ikibazo bahoraga babyigana bavuga ko ari abana ba Aburahamu. Yesu arababwira ati ariko rero Aburahamu ntabwo ari so, kuko iyo aba so ibyo yakoraga namwe mubikora. Icyakora Yohana yandika aya magambo yo mu murongo wa 12 w'igice cya Yohana igice cya mbere, yanditse ibyangombwa bibiri bigaragaza kugira ngo Imana ihindure umuntu imubyare. Icya mbere ni ukwemera, icya kabiri ni ukwizera. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Mu magambo make, Imana ntibyara hakurikijwe ubushake bw'amaraso n'ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo nk'uko abantu babyara, ahubwo Imana ibyara mu buryo bw'ijambo ryayo no kwizera no kwemera ibyayo. Iki rero nicyo kintu cyayobeye Abisilamu, bibaza uburyo Imana yabyaye Yesu, bakibaza n'uburyo natwe twitwa ko turi abana b'Imana. Yohana 8:47 Yesu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Kimwe mu bizakubwira yuko wahindutse umwana w'Imana kandi urugendo rwawe rwo guhinduka rwatangiye, nuko utangira kumva amagambo y'Imana. Numara utangira kumva amagambo y'Imana, uzaba watangiye kuba uw'Imana, kuko umuntu utari uw'Imana ntiyakumva amagambo yayo ngo akorere muri we. Yesu arangije amaze kutugarura guhinduka abana b'Imana, twahindutse abavandimwe be. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo nicyo gituma atagira isoni zo kutwita bene se. Mbega amagambo atangaje, ntakorwa n'isoni zo kutwita bene se. Ese uyu munsi wa none wowe wakwishimira ko bene wanyu batize, bene wanyu batagira amafaranga, bene wanyu batazwi, bene wanyu batubatse izina, bene wanyu bahora bagushaka ari uko bagize ibibazo, wakwishimira kwitwa mwene wabo? Cyangwa usanga mu buzima bwacu umuntu ashaka umuntu niyo badafitanye n'isano ifatika, usanga umuntu yiyitirira umuntu ukomeye, akiyitirira ahantu hakomeye avuka, akitwara akagendana n'abantu bakomeye, kugira ngo kuko kubana na bene se, kubana na bene wabo, kwerekana aho yavukiye bimutera isoni. Ariko Kristo amaze gufata akamero k'umugaragu w'imbata, abaye muri iyi si, ayivukiyemo, akayipfiramo, kabambwa ku musaraba, n'uyu munsi wa none aho ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, ntagira isoni zo kutwita bene se. Ni nayo mpamvu ubu aduhagarariye mu ishusho yacu, kugira ngo agaragaze yuko icyo yakoze mu muntu agomba kuzagisoresha, gufata abantu akabajyana mu bwami bwe. Ibi rero biratangaje cyane. Yesu ibi byatumye ahuza byose natwe kugira ngo Satani ahinduke ubusa. Kandi ikindi, Kristo yatubatuye mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwacu kose. Bivuze ngo mu bubata butandukanye, abantu bari mu bubata bw'amagambo, bari mu bubata bw'ibyaha bitandukanye, ariko ububata bukomeye abantu barimo ni ububata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Guturuka umuntu akivuka kugeza umuntu ashaje ahora atinya urupfu, ariko Kristo yatubatuye ubwo bubata i Karuvari. Yatabaye urubyaro rwa Aburahamu, ariko si bo bonyine. Nusoma muri Yohana igice cya 11 umurongo wa 51 n'uwa 52, uri busange Kristo ntago yabatuye, ntago yakijije, ntago yatabaye urubyaro rwa Aburahamu gusa, ahubwo n'abandi bari bari ku isi bose yarabatabaye, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana yawe w'ikinege. Kubw'ibyo rero, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubutabazi bw'Imana ntibwari ubw'ishyanga rimwe, kuko isi yose yahuye n'akaga. Reka nongere nkwibutse yuko Adamu wacumuye ntiyari Umuyahudi, Adamu wacumuye ntiyari mwene Aburahamu, ahubwo ibitangaje, Aburahamu ni igice kimwe gikomoka kuri Adamu. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu yatumye Kristo atariswa Aburahamu wa kabiri, ahubwo Kristo yiswe Adamu wa kabiri, kugira ngo ibyazambiye muri Adamu wa mbere bishobokere muri Adamu wa kabiri. Ibi byatumye Kristo ahinduka impongano, ndetse ahinduka n'umutambyi mukuru icyarimwe, bitari bisanzwe. Abatambyi bakuru bandi babayeho bajyaga bagira ibitambo batanga, bakazana amaraso y'intama n'ibindi, ariko bo bari aho ngaho. Kristo rero yabaye ubuturo bwera, ahinduka impongano, ahinduka igitambo. Ubwo mu ncamake, amagambo akomeye cyane dusoma mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, paje 287 na paje 288, Ellen White yaranditse ngo nta wundi muntu wagombaga kureba mu cyumba cy'ahera cyane uretse umutambyi mukuru wenyine. Kandi iki cyumba cy'ahera cyane gishushanya ubwami bw'Imana. Biratangaje, umutambyi mukuru yashoboraga kwinjira rimwe mu mwaka gusa, kandi nabwo amaze kwitegura mu buryo bukomeye. Umutambyi mukuru yajyaga imbere y'Imana ahinda umushyitsi, kandi abantu bategerezaga ko azagaruka batuje kandi bubashye, imitima yabo yazamuwe mu masengesho basaba umugisha w'Imana.
aba bantu uko babaga bameze bategereje ko umutambyi asohoka mu gihe yabaga agiye imbere y'Imana, inyifato babaga bafite niyo nyifato dusabwa kuba dufite mu gihe dutegereje ko umutambyi mukuru wacu Yesu Kristo aturuka mu ijuru aho ari. Kandi abantu bategerezaga ko agaruka batuje. Turahamagarirwa gutuza nubwo ibihe bitatworoheye. Bahamagarirwaga gukora ibyo ngibyo bubashye, imitima yabo yazamuwe mu masengesho basaba umugisha. Umutambyi mukuru yahongereraga Abisirayeli imbere y'intebe y'ubuntu, kandi Imana yavuganiraga nawe mu gicu cy'ubwiza. Iyo yatindaga muri icyo cyumba akarenza igihe gisanzwe byabateraga ubwoba. Mbega uburyo natwe uyu munsi wa none biduteye ubwoba, kuba igihe twari tuzi ko umutambyi mukuru wacu azaba agarutse tukaba tubona kitaraza. Ariko si uko yishe igihe, ahubwo twebwe twihaye igihe kinyuranye n'umurimo arimo gukora. Muri iki gitabo kandi paji 287 baranditse ngo amabwiriza y'Uwiteka yaraya ngo Aroni azajye yambara ku mutima we amazina y'abana ba Isiraheli ari kuwo mwambaro wo ku gituza wo kungurisha inama. Uko yinjiye ahera abo urwibutso rubibukisha imbere y'Uwiteka ubudasiba. Ni nako Kristo umutambyi mukuru ukomeye kubw'amaraso ye asabira umunyabyaha imbere ya Data, afite ku mutima we izina ry'umuntu wese wihana kandi wizera. Umutambyi yari yambaye amabuye ku gatuza, kandi ayo mabuye yabaga yanditseho amazina y'amoko y'Abisiraheli. None Kristo twebwe natwe afite izina rya buri muntu wese wihana kandi wizera. Reka nkubwire yuko mu bihe nk'ibi ngibi bitugoye, turi mu burwayi, turi mu bintu bigoranye, isi yose iri mu cyunamo, nagira ngo nkubwire ngo Kristo afite izina ry'umuntu wese wihana kandi wizera ku gatuza ke, mu magambo make ku mutima we. Nyamara igihe umutambyi mukuru nanone iyo yabaga apfuye mu gihe cya kera cya Isiraheli, ni icyigisho muziga kibigendanye n'imidugudu y'ubuhungiro. Iyo umutambyi mukuru yabaga apfuye, niho abantu bose babaga barahungiye muri iyo migi y'ubuhungiro bahabwaga umudendezo wo gusubira muri gakondo zabo. Aya magambo yanditse kuri paji 433 Abakurambere n'Abahanuzi. Bivuze ngo urupfu rw'umutambyi mukuru rwahinduraga dosiye z'ibintu byose. Reka nkwibutse yuko urupfu rwa Yesu rwahinduye dosiye zose. Abantu benshi bakurikiranwaga n'urubanza rw'Imana bahawe amahirwe yo gufungurwa kubwo kwizera icyo Kristo yakoze. Kandi nagira ngo nkubwire muri uyu munsi biratangaje birimo kuba. Reka turebe ikintu kidasanzwe uyu munsi wa none. Nagira ngo muze kuza kujya kuri Wikipedia, ku rubuga rwa Wikipedia, Free Encyclopedia. Wikipedia ndumva ni urubuga muzi kuri internet. Muze kujyaho murebe ibyarangaga abatambyi bakuru b'i Roma b'abapagani ba kera. Abo babitaga Pontifex Maximus. Aba batambyi babaga i Roma mbere y'uko ubupapa bubasimbura, bagiraga umutambyi mukuru yitwaga Pontifex Maximus. Yari ashinzwe imirimo yo gutamba n'ibirori bigendanye n'iyo mirimo, ritualistics cyangwa se sacrificial. Uyu mutambyi yari ashinzwe ibintu bidasanzwe. Biratangaje yuko ubutambyi bwa Kristo bwatangiye kurwanwa mu gihe cy'Abaroma b'abapagani, bukomeza no kurwanwa mu gihe cy'Abaroma b'abakirisitu. Biratangaje. Inshingano y'uyu mwami witwaga Pontifex Maximus, y'uyu mutambyi mukuru, icya mbere yashyiragaho amabwiriza y'imihango ikenewe yo gucubya ibiza. Kera habagaho ibiza, imitingito, imiraba, ibirunga byarutse n'ibiki. Ibyo byose uyu mutambyi niwe wamenyaga icyabiteye, yarangiza agashaka uburyo abicubya, gucubya ibiza. Icya kabiri, guha umugisha no kweza ahantu hera n'ibikoresho byaterekerewe ibigirwamana. Nuvuga ngo guha umugisha ahantu runaka no kweza ibintu bikoreshwa mu bigirwamana. Icya gatatu, yari ashinzwe gushyiraho amabwiriza y'ingengabihe hakurikijwe astronomical cyangwa se ibigendanye n'ikirere, no kureba uko ikurikizwa mu buzima busanzwe. Niyo mpamvu Abaromani bashyizeho kalendari. Kandi nagira ngo mbabwire, iminsi mikuru yose yashyizweho kera n'uyu munsi wa none igikomezwa, yashyirwagaho ku rutonde rwa kalendari y'abapagani b'Abaroma. Kuyobora no gutunganya amategeko agendanye no gushyingura, aho gushyingurwa, aho abantu bari bujye gushyingura, n'uburyo bwo kuramya abapfuye cyangwa kuramya imyuka yabo. Abantu bapfuye ari intwari kera barasengwaga,
kandi uyu mutambyi mukuru w'abaromani w'umupagani niwe wacungaga aho bari bushyingure, agapanga uko bari bushyingure no kuramya imyuka y'abapfuye. Biratangaje uburyo ibi bintu by'uyu munsi wa none, amagambo twandika ku bantu bapfuye, amagambo tubakurikiza, amaterime dukoresha, ubu buryo budasanzwe n'uburyo abantu b'intwari bapfuye dusigaye tubagarura mu bitekerezo byacu bakaba intwari, tugakurikirana ibyo bavuze kandi tukabyizera. Ndetse uyu munsi wa none akaba ariho abatagatifu. Ni uburyo bwa gipagani bwa kera. Uyu mutambyi kandi ku ruhembe rw'imbere yabaga ari ku ruhembe rw'imbere ashinzwe kugenzura ibyo gushyingiranwa. Mu magambo make, ibigendanye no guhuza abantu, gushinga imiryango byaramurebaga. Niwe watangaga amabwiriza yo guhabwa umwana akandikwa ko ari uwawe mu gihe utabyara, ibyo bita adoption. Mu magambo make, niwe wari umuhamya w'imikurire y'intekerezo, akemera ko umuntu ageze aho yakwifatira umwanzuro. Igihe cyarageraga iyo umuntu yajyaga gufata imyanzuro mu kintu runaka icyo ari cyo cyose, bamushyiraga uyu mutambyi mukuru akabanza akagenzura ko imitekerereze y'uwo muntu ikuze. Mu magambo make, iyo yabaga atarafata imyanzuro niwe wamufatiraga imyanzuro. Ibi babyitaga testamentary. Yashyiragaho amabwiriza agenga imibereho n'imico na kirazira no kuyashyira mu buzima bwa buri munsi, mu buzima bw'abaturage. Ibyo bita public morals. Ni ukuvuga ngo niwe washyiragaho icyerekezo cy'imibereho y'abantu, indangagaciro za kirazira n'ibindi byose, kandi abantu bakabigenderaho. Kandi ni nawe wabishyiraga mu bikorwa no guhana abatandukiriye. Pontifex Maximus byakomeje gukoreshwa na Kiliziya Gatulika bavuga papa cyangwa bishop wa Roma. Biratangaje yuko uyu munsi wa none dufite abapapa babiri, ariko najya nkubwire ngo iri jambo uyu mutambyi mukuru w'umuromani yasimbuwe n'umupapa. Biratangaje rero uyu munsi bantu b'Imana tugeze mu bihe bikomeye. Hari uyu munsi hari abapapa bangaye? Hari abapapa babiri uyu munsi. Umwe asa n'utavugwa ariko arimo arakora, nta nama bakora baticaranye. Ikindi uze kureba muri Luka igice cya 3:2, Bibiliya ivuga yuko Yesu yabayeho mu gihe abatambyi bari babiri. Hari Ana na Kayafa, bari abatambyi, kandi mu gihe cya Isirayeli nta gihe higeze hemerwa ko habaho abatambyi babiri. Nshuti yanjye, najya nkubwire ngo ibihe urupfu rwa Yesu n'urubanza rwe no gushinyagurirwa kuko byagenze byatewe n'uko hari abatambyi bakuru babiri. N'uyu munsi wa none akarengane kacu kazakomoka muri ibi bihe bidasanzwe, ubwo dufite abatambyi bakuru babiri b'i Roma. Ibi bintu ntago bisanzwe. Vorrei rivolgermi a tutti gli ammalati. Sono col virus, che soffrono la malattia, e a tanti che soffrono incertezze sulle proprie malattie. Ringrazio di cuore personale ospedaliere, i medici, gli infermieri, i volontari che in questo momento tanto difficile sono accanto alle persone che soffrono. O Maria, tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a te, salute degli infermi, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. Tu, salvezza del popolo romano, sai di cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché come a Cana di Galilea possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori per portarci attraverso la croce alla gioia della resurrezione. Amen. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. twerekeza ku musozo w'icyigisho cyacu. Amagambo akomeye ari mu bakurambere n'abahanuzi paje 358 ni igice cya 38. Imana yifuza ko abo bayobozi bakomeye b'ubwoko bwayo baba abahagarariye Kristo. Abo ni bande? Imana yatoranyije Aroni na Mose, bari bafite icyo bashinzwe, ariko Aroni niwe wari umutambyi mukuru, Mose yari umuyobozi. Aroni yagiraga amazina y'Abisiraheli ku gituza cye, yabwiraga abantu ubushake bw'Imana, yinjiraga ahera cyane ku munsi w'impongano yitwaje amaraso nk'umuhuza w'Abisiraheli bose. Yasohokaga amaze gukora uwo murimo agaha umugisha iteraniro ry'Abisiraheli, kuko Kristo azaza guha umugisha ubwoko bwe bumutegereje igihe umurimo we wo kubuhongerera uzaba urangiye. Nshuti yanjye, kuko umutambyi yasohokaga agaha Abisiraheli umugisha, niko Kristo agiye guturuka mu buturo bwera bwo mu ijuru ahe abamutegereza umugisha. Ni nayo mpamvu muri Matayo 25:34 Kristo azavuga ngo nimuze abo data yahaye umugisha muhabwe ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana iduhe kuzamura ibitekerezo byacu kugira ngo dutwarwe n'icyo Kristo arimo gukora mu ijuru, ubwo azagaruka atungutse avuye ahera cyane ho mu ijuru azatubwire ngo turabo data yahaye umugisha. Ndabikwifuriza witwarwa n'ibihe, ahubwo twarwa n'icyo Kristo arimo kudukorera, mu izina rya Yesu, amen. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko abanye natwe uraturinda. Muri uyu mwanya uduhe kuzamura ibitekerezo byacu, tubikure mu isi tubishyiraho uri iburyo bwa Data wa twese, utubere igisubizo cy'ibibazo byose dufite, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.